Ese ujya ubura ibitotsi kubera ibitekerezo byinshi? Wenda waba uri gutekereza ibintu waciyemo kera ukibaza uti kuki? Cyangwa se iyo mbimenya? Cyangwa ukibaza ku bihe bizaza? Iyo utekereza cyane igihe kirekire kandi bihoraho, uba uri umuntu utekereza cyane ndetse rimwe na rimwe bishobora kuvamo uburwayi. Ibyo abenshi bazi ku izina ry'icyongereza rya overthinking. Umuntu ashobora gutekereza ku bintu bitandukanye. Ashobora gutekereza ibintu yaba ari ibintu yakoze kenshi, akibaza ese kuki navuze bino bintu, kuki nakoze ibi, bikagenda bigakura kuza kugeza ubwo utangira kwibaza uti se kuki ubundi ndiho, iyo nza kuba ntariho ibi byose ntibyari kuba bimbayeho. Ari naho abahanga batangira kuvugira ko bitangira kuba ikibazo, ko umuntu ashobora no kugira ibitekerezo byo kwiyahura kubera ibintu runaka yanyuzemo. Hari igihe umuntu atekereza ku bintu bitaranabaho. Abantu batekereza cyane, ni byiza gutekereza ku bintu kuko bifasha mu gufata ingamba nziza, ariko biba ikibazo iyo umuntu abimazemo igihe kirekire. Gutekereza cyane rero bigira ingaruka ku mibereho yawe. Ni byiza ko wakwibanda ku bintu bimwe na bimwe bikugirira akamaro, ibitakugirira akamaro ukabireka. Hari icyo bita analysis paralysis, akaba ari igihe ubwonko bwawe bwibanda ku kintu kimwe ukagitekerezaho cyane ku buryo bigorana kukivaho. Ushobora no kubura ibitotsi kubera gutekereza icyo kintu. Bimwe mu bintu wakora rero kugira ngo wikuremo ibyo bitekerezo ni byinshi, ariko aha abahanga batanga ingero bagendeye ku rugero ruzwi na benshi, aho umuntu atekereza ku kintu kimwe ntakiveho, ari nabyo benshi bita urukundo. Ushobora gutekereza umuntu umwe ntakuve mu mutwe, ugahera mu gitondo ukageza nimugoroba, nijoro ukabura ibitotsi kubera uwo muntu umwe gusa uri gutekerezaho. Ugahera ku kuba mwahuye uwo munsi akakureba, bigakura kuza kugeza wibonye mwaranashakanye, mwarabyaye n'abana, ndetse mukanasazana kandi mu by'ukuri nta na kimwe cyabaye. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya ni ikintu kibitera. Akenshi uzasanga ari ukubera ko nta kintu uhugiyeho cyane. Bimwe mu byo wakora rero harimo no gukora nka siporo, gusoma ibitabo, kumva indirimbo ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora gutuma udatekereza kuri icyo kintu. Ugomba kwiyitaho ukareka kurusha ubwonko. Ubonye utangiye gutekereza, icyo wakora ni ugufata akanya ugahumeka, ubundi ukikuramo icyo kintu burundu. Icya kabiri, mu gihe icyo ari cyo cyose watangiye gutekereza ikintu ukabona kiri kukuganisha ku ngingo itari nziza cyangwa ikuganisha gukora ibibi, ikintu cya mbere ugomba kwitoza kubanza guhangana n'icyitwa ibitekerezo byawe. Buri uko ugize igitekerezo kibi ukajya uhita ugisimbuza icyiza ako kanya udatindijemo. Mbese ni ukuvuga ngo niba wirebye ugatangira kubona ko ufite nk'umutwe munini, ahubwo ukahita utekereza ko kuba ufite uwo mutwe munini ari cyo kigufitiye umumaro kurenza uko wagira umutwe muto. Ugatangira kwibaza no ku batafite umutwe nk'uwo ufite, ugatangira kureba ibyiza ufite ukareba abandi batabifite, ugatangira kwikunda kurenza ko watangira kwigaya. Ikindi, ugomba kuba uri umuntu uhorana akazi. Wirinde umwanya uwo ari wo wose uri wenyine. Ibi nibyo bizakurinda gucika kuri icyo kibazo cyawe cyo gutekereza cyane, ikizwi nka overthinking. Kuko nubona akanya gapfa ubusa gato, ubwonko bwawe buzakuganisha kuri kwa gutekereza, bityo ntubashe no kubona umwanya. Ikindi, ugomba kwirinda ibintu ibyo ari byo byose bishobora gutuma ugira ibitekerezo bikururuka bigatinda bigahora ku kintu kimwe. Urugero, wirinde wa muntu muzahura agatangira kukubwira ko wabyibushye mu gihe udashaka gutekereza ko byibushye, ngo bigende bikure bikugaragarize ko utari na mwiza, ko nta n'umuntu uzigera ugukunda. Ahubwo abo bantu birinde. Utangire wirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyaba nka trigger cyangwa se imbarutso mu buzima bwawe, bigatuma utekereza cyane, bityo bikaza kukubuza amahoro. Icya kane, jya ufata umwanya uruhuke. Ushaka ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma usinzira neza. Hari abifashisha za application zo muri telefone zibafasha gusinzira. Hari abajya kuri YouTube bagashyiramo imvura, bagafunga amadirishya ndetse n'amarido, bakibaza ko umubiri utekereza ko imvura iri kugwa, bityo ugasinzira, n'ibindi byinshi. Ariko kandi ushobora no gukina umuziki mu gihe cy'iminota byibuze 25, dore ko ubushakashatsi bugaragaza ko iyo minota iyo uyimaze wumva umuziki nta kindi kintu ukora, ngo byongera ibitekerezo byiza mu mubiri wa muntu, bityo rero bigatuma nawe ubwawe utera imbere. Ariko kandi ujye utekereza ku bintu ushobora gushyiramo imbaraga, wowe ubwawe ushobora gukontorora, n'ibyo udashobora kugira icyo ukoraho, ibyo benshi bita kudakontorora. Bya bintu uzagira icyo ukoraho harimo ibitekerezo byawe, amagambo yawe, ibikorwa byawe, imyitwarire yawe n'ibyiyumvo byawe. Ibyo ni ibintu ushobora guhindura, ni ibintu ushobora kumenya ngo ndakigeza aha, ndagitangirira aha, nyigarukiriza aha. Ni ibintu wowe ubwawe ushobora guhitamo ngo ikikirambaho cyangwa ntikimbaho. Ariko kandi hari n'ibyo udashobora kugira icyo ukoraho. Urugero, icyo abantu bagutekerezaho, ibyo abantu biyumvamo, ibitekerezo by'abandi, ibikorwa byabo, imyitwarire yabo n'amagambo yabo. Ibyo ni ibintu udashobora kugira icyo ukoraho. Ngibi ibintu bizagufasha kutagira icyo utekereza kiganisha ku bitekerezo bibi, ngo bikururuke usange umuntu yavuye kuri ya ndwara ya overthinking, ahubwo noneho byageze ku kigero cyo kuba yagira n'ibibazo bijyanye no kwiyahura.